aba bari 1,100,000 mutekereza umubare w'abamarayika ukuntu ungana, ntabwo tuwuzi, ni mwinshi. Niyo mpamvu rero si igitangaza ko umuntu yagira marayika murinzi ugenza gute umurinda, kandi akamugira ari we wenyine, ashinzwe umuntu we wenyine. Imana n'urukundo. By'umwihariko abantu mukora inshingano zera, iyo muhagaze hano ku ruhimbi mwamamaza ishimwe ryaduhamagaye, abamarayika barinzi babarinda baba bari kumwe namwe, ariko ijuru ryongeraho abandi bamarayika baza kurinda uruhimbi rwera, maze bakabarindira ahanga kugira ngo mutahagwa, kuko turabanyabyaha. Ntabwo dukwiye guhagarara imbere y'Imana tuvuga ijambo ryayo, kuko turabanyabyaha. Ariko Satani kuko azi ko turabanyabyaha, abashaka kudukumbanya, maze abamarayika bakaza bakarinda uruhimbi rwera. Ugasanga korali igiye kuririmba, iyo bitunganije, biyejeje cyangwa se basenze bari mu mwuka umwe, bakaza no ku ruhimbi, abamarayika baramanuka, maze amajwi yabo bakayongera, maze abantu bakumva umuriro w'amajwi, bakajya ngo nabaririmbyi bazi kuririmba, n'abamarayika bari kubafasha kuririmba, kuko mwaje imbere y'Imana mwiyejeje. Umva, nacaye ugiye gukora icyaha, urombereje muri ka kayira, Satani abashaka kukwicirayo, akagukumbanya utarihana, maze Imana ikakurinda, kuko marayika murinzi ari kumwe nawe. Maze ugasanga umuntu ati ankubise ibuye nuko nize karate. Nize karate yo gukwepa ibuye ibaho se? Ni Imana ibikoze. Twari tubukeneye, dukeneye abamarayika, kuko twe nta mbaraga dufite. Nta mbaraga dufite, umubu urakurya ugahita upfa rwose ukaryama. Uwo muntu utamubwo uburinzi si byagenda gute? Umuntu urumwa n'umubu, akantu gatoya katapima n'amagarama, utasha no mu kiganza ngo ugendanye ngo uvare ikintu kugendana, agapfa umubu ukica umuntu. Uwo muntu akeneye uburinzi. Iyo mutowe, iyo Imana iduhaye inshingano, Imana iza mu miryango yacu ikaturinda uburwayi. Nose ni murwari ntuzatanga amatangazo ebuye. Hari ukuntu Imana iturinda. Muzarabe neza, muzakore evaluation neza, murebe abakuru b'itoro mwatoye, murebe muri umwaka mubevariwe abarwayi ni bake, nabwo Imana ibibyebe kubw'impamvu runaka. Ariko ntabwo turwara da, twarwara gute se turi mu nshingano? Oye, Imana igomba kuturinda kugira ngo izi nshingano tuzikore neza. Nubwo warwara birashoboka si igitangaza, ariko Imana ibizi impamvu ubwo bwawe bikugezeho. Hari igihe nabwo ari ikiza kikugezeho kugira ngo Imana ikwigishirize ku gitanda, ibyo si igitangaza. Ariko Imana idushoboza uburinzi budasanzwe kugira ngo dusoze izi nshingano. Marayika murinzi, reka dusenga Imana. Turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye uburinzi udushaho uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo dushobora kubona agaciro kabwo kuko turi abana b'abantu, ariko binyuze muri kino cyigisho ugiye kongera kuduha kongera gutekereza neza, maze bitume tukubaha. Ngaho murikira imitima yacu mu izina rya Yesu. Marayika murinzi, ntabwo nzi screen ndabona itagaragara neza cyane, ariko ntacyo turajyana mu byanditswe. Marayika murinzi. Mbere yuko tuvuga kuri marayika murinzi, reka mbabwire ko marayika murinzi, buri muntu wese wicaye ahangaha afite umumarayika umushinzwe, umurinda, umutangira raporo uko bukeye n'uko bwije. Ubuzima bwawe bwose, uko wiriwe, uko waryamye, uko wabyutse, ibyiza wakoze, ibi wakoze, ufite marayika murinzi ubitangira raporo. Ariko mbere yuko tugera ku marayika murinzi, reka manze mbasobanurire abamarayika uko bameze cyangwa se imiterere yabo. Nimusoma muri Yobu igice cya 38 ku murongo wa 7, ariko munyemerere mpere ku murongo wa 6. Ni igihe Imana yasubizaga Yobu amaze kwiburanya, ari kuburanya Imana, maze Imana imuhata ibibazo, maze aramubwira iti imfatiro zayo n'izisi zashinzwe kuki, cyangwa se ninde washizeho ibuye ryo kumfuruka? Ubwo Imana yari kurema isi. Irangije iramubwira ngo igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Imana iri kurema iki? None se hari abantu bari bariho? Imana iri kurema isi, hari abantu bari bariho? Ariko inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranye, maze abana b'Imana bose barangurirwa ibyishimo. Imana iri kurema isi. Ubwo ni abamarayika. Abamarayika baturuta ubukuru, ntabwo ari abejo mu gitondo. Isi imaze imyaka 6,000 bisagaho gatoya. Ubwo nicyo abantu bamaze. Ariko abamarayika ni ibiremwa bya
n'ukuri rwose. Ndetse nimusoma muri Zaburi igice cya 8 umurongo wa 5 baratubwira ngo kamere y'abamarayika isumbuye abantu, kuko umunyezaburi yaranditse ngo wari ugiye kumugira nk'abamarayika aburaho gato. Natwe dufite ubushobozi, hari ukuntu turemwe neza, turuta ibindi biremwa, ariko abamarayika baturuta gato, kuko twe tugiye kuba nkabo, ariko Imana nimusoma ibyanditswe byera ntabwo bitumenyesha umubare w'abamarayika dufite mu ijuru no mu isi. Ntabwo uzwi rwose, ntabwo uzi umubare w'abamarayika, ariko icyo nababwira cyo ni uko baruta abantu batuye ku isi. Nicyo nababwira. Kandi imbaraga n'ubwiza by'abamarayika n'isano bafitanye n'ubutegetsi bw'Imana ndetse n'uruhare bafite mu murimo wo gucungura umuntu birahari, birazwi uko byo biragaragara, ariko umubare wabo ntabwo tubazi. Mwumve Daniyeli ari mwerekwa, yeretswe izo ngabo zo mu ijuru ngo ari ibihumbi bitabarika. Yaraberetswe ariko abona kubabara ntabwo byagenze gute, ntabwo byakunda. Pawulo bo we yabise ngo ikoraniro ritabarika, mandi magambo nawe yarabonye ko ari benshi. Ariko Yohana we agiye mwerekwa mu byashuwe igice cya 5:11 hari akabare gatoya yabonye. Muzasoma muri iryo somo yaranditse ati ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na babakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Umubare rawubonye? Aba nabari bageze imbere y'intebe y'Imana. Mani magambo ntago ari abamarayika bose yarabonye agace gato. Murebe mubare nk'abajepe baba barinze perezida nako kabari gatoya. Ese ubonye abajepe barinze perezida bari ahantu hagiye gusura, waba ubonye abasirikare bose b'igihugu? Waba ubonye umubare mutoya cyane rwose. Abo rero Yohana nibo yeretswe. Mani magambo nawe ntabwo yigeze amenya umubare w'abamarayika baba mu ijuru, ariko abayabonye bumva ukuntu bari benshi, nabo bari inzovu. Iyo bavuze inzovu ni 10,000 inshuro inzovu, ubwo dukubye 10,000 n'uduhumbi n'iki. Manuka ubere ku mubare uko inzovu inshuro inzovu. Iyo bavuze inzovu inshuro inzovu ni 10,000 dukubye 10,000 birangana na miliyoni 100. Babyumvise? Agahumbi, iyo bavuze agahumbi ni 100,000. Iyo bavuze agahumbagiza uhita ukuba 10 ukabura agahumbagishe nyine ku gahumbi, ubwo bikangana na miliyoni 1. Mandi magambo rero abantu inzovu inshuro inzovu uduhumbi n'agahumbagiza bari miliyoni, cyangwa se bari abamarayika miliyoni 101. Bari benshi. Nimukube murebe abanyarwanda turi miliyoni 14. Ngono ni mujye mu ijuru rero mubarura mubare badukubye inshuro 9. Abari bahagaze imbere y'intebe y'Imana bonyine, udashizemo abandi abari ku yandi masi n'abari mu isi bari barinze abantu igihe Yohana yerekwaga. Aba bari miliyoni 1,100,000. Mutekereze umubare w'abamarayika ukuntu ungana, ntago tuwuzi, ni mwinshi. Niyo mpamvu rero si igitangaza ko umuntu yagira marayika murinzi ugenza gute umurinda, kandi akamugira ari we wenyine, ashinzwe uwo muntu we wenyine. Imana n'urukundo. Umuhanuzi Ezekiyeli we yavuze ko izo ntumwa z'Imana zagendaga zinyuranamo, ubwo ari kuvuga imbaraga zazo, kandi zinyaruka nk'umurabyo. Abamarayika iyo bagenda nk'uko mubona umurabyo, kuko ni ibiremwa bidasanzwe bifite imbaraga zidasanzwe. Niyo ngo iyo banyuranamo ngo bagenda nk'umurabyo, niko yabitegereje. Maze kandi muribuka igihe Yesu yaramaze gushyingurwa, cyagiye bamaze kumwica, bamaze kumubamba, maze marayika wabonetse ku gituro cya Yesu ngo yaje afite mu maso harabagirana, imyenda ye yeraga nk'urubura, maze bituma abarinzi bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, bamera nk'abagenje gute. Ubwiza bwabo buratangaje, burica. Ibyiza rero Imana itamo ko abamarayika baturinda bo batureba, twebwe tutagenze gute, tutabareba. Ubu ntabwo uzahagaze, ntabwo zini bari inyuma, sinzi niba ari imbere, icyo nzi cyo nuko ahari araturinze. By'umwihariko abantu mukora inshingano zera, iyo muhagaze hano ku ruhimbi mwamamaza ishimwe ryaduhamagaye, abamarayika barinzi babarinda baba bari kumwe namwe, ariko ijoro ryongeraho abandi bamarayika baza kurinda uruhimbi rwera, maze bakabarindira ahanga kugira ngo mutahagwa, kuko turabanyabyaha. Ntabwo dukwiye guhagarara imbere y'Imana tuvuga ijambo ryayo.
kuko turi abanyabyaha. Ariko Satani kuko azi ko turi abanyabyaha abashaka kudukumbanya, maze abamarayika bakaza bakarinda uruhimbi rwera. Ugasanga korari igiye kuririmba, iyo bitunganije biyejeje cyangwa se basenze bari mu mwuka umwe, bakaza no ku ruhimbi, abamarayika baramanuka maze amajwi yabo bakayongera, maze abantu bakumva umuriro w'amajwi, bakagira ngo n'abaririmbyi bazi kuririmba, n'abamarayika bari kubafasha kuririmba, kuko mwaje imbere y'Imana mwiyejeje. Nuko bigenda. Akenshi rero tugashima ko tuti iyi korari rwose izi kuririmba ifite amajwi menshi. Oya, n'abamarayika babafashije. Ariko iyo mwiyejeje mukaza ku ruhimbi mwitunganije, ibyo mupfa mwabikuyeho, muraza mukahemba kandi bikagenda neza. Ariko iyo mwaje nabi, ubwo nyine mwumva ko ari indirimbo zagenze nabi. Ariko tujye dushima Imana ko ubwo burinzi biduha. Nuko rero yababonye, kandi nkivuga imbaraga zabo ngo igihe Senakeribu, muribuka Senakeribu umwami w'Abasiriya wishyira hejuru, umunsi umwe yatutse Imana n'izina ryayo, maze atera Abisirayeli ubwoba kuko yaramaze kubatera. Maze muri iryo joro marayika w'Uwiteka amanukana uburakari ari umwe rutoki, ndi kubereka imbaraga zabo, ari umwe rutoki, atsemba ingabo z'Abasiriya 185,000 bafite intwaro za kirimbuzi bitego kurimburisha Abisirayeli. Ariko marayika umwe rutoki gusa bose abanyuramo ijoro rimwe, basanga bose n'imirambo. Maze ngo nuko uwo mwami asura mu gihugu cyabo yishimye mu maso kandi amwaye, kuko yatutse izina ry'Uwiteka. Uwiteka ararakara, yoreza marayika maze aratsemba. Uwo marayika ushobora gutsemba 185,000 muri kuva mu bari mutoya. Mutekereza hano ntabwo turenze 1,000 cyangwa 1,500, sibyo? Si turi benshi? Ariko mutekereze 185,000 marayika umwe rutoki araza akora akazi ko kubarimbura ijoro rimwe. Babyutse basanga abantu bose bapfuye, bafite imbaraga zidasanzwe. Uwo marayika ufite izo mbaraga zingana gutyo niwe ukurinda, afite imbaraga zingana gutyo akakurinda. Kandi reka twigarukire kuri marayika murinzi. Noneho niho nashaka kuvuga, navugaga marayika muri rusange. Marayika murinzi ninde? Yemerwa nk'ikiremwa cyahawe inshingano yo kurinda no kubungabunga umuntu mu buzima abamo bwa buri munsi. Kandi mu myemerere ya Gikristo, abamarayika barinzi ni ibiremwa bikomoka mu ijuru, byahawe n'Imana inshingano zo kwita ku bantu. Hakemerwa ko batabara mu bihe bikenewe, batera umwete ku bananijwe n'ubuzima, kandi bakaba ubufasha bwa ngombwa bakeneye. Ni abantu beza cyane, mbise abantu kuko ndi umuntu, ariko ni abamarayika nyine niko bitwa, niyo mazina yabo. Umva, nacaye ugiye gukora icyaha, urombereje muri ka kayira, Satani abashaka kukwicirayo akagukumbanya utarihana, maze Imana ikakurinda, kuko marayika murinzi ari kumwe nawe. Imana ikavuga iti umurinde nubwo agiye mu cyaha, ariko atari gufata ataragenza gute, atarihana, kandi ugiye gukora icyaha. Uracyagiye ugiye gutukana n'umuntu ngo ugiye kumwamagirira, niko cyera twabivugaga ngo ugiye kumutuka, burya aba yafatiwe akari gutera ugapfa ugitukana, igitutsi gisohoka mu kanwa. Ariko Imana kuko ari umugira neza, ikavuga iti marayika murinde, akagutera igitosho, maze akajya kubita ikiganza kigakata ku ruhande, ukibwira ngo uzi gukwepa. Ari marayika murinzi ugenje gute ubikoze cyane. Maze ugasanga umuntu ati ankubise ibuye nuko nize karate. Nize karate yo gukwepa ibuye ibaho se? Ni Imana ibikoze. Ngo nuko nize karate ngo rwose naho ubundi yaranyishe. Oya, ni Imana, ni marayika murinzi ubikoze. Umuntu agatwara imodoka maze akagenda, cyangwa se n'umumotari agatwara moto, maze arangiza akagenda akagongana n'imodoka, akayikwepa igaca ku ruhande, maze akagenda akagara hirya agatungana n'uwo bari bagiye kugongana. Ati nuko twabonye perime kera, naho ubundi rwose tuzi gutwara, ariko ubundi ndapfuye. Oya, ni marayika wafashe amaferi, cyangwa se afata amahembe ya moto arayabereka ku ruhande kugira ngo ufutarihana, udafutarihana. Ntago ari ububasha bwawe. Dufite abantu benshi bafite za perime zo 80 bapfa. Dufite abantu bazi gutwara imodoka neza bapfa, n'abazi gutwara moto neza bapfa, kuko igihe cyabo kigeze. Ariko niba Imana ibikoze, shima Imana ko marayika murinzi yahabaye. Ni marayika murinzi, ntabwo ari wowe, ntabwo ari ubuhanga bwawe. Urusha abandi ikisi. Oya, ni marayika murinzi, ntabwo ari wowe. Muri Isilamu mu myemerere yabo bagira imyemerere yitwa Karen. Imyemerere yabo ivuga ko
buri muntu agira abamarayika batatu bamurinda. Hari babiri, umwe aba iburyo undi akaba ibumoso. Uw'ibumoso yandika ibyaha wakoze, uw'iburyo akandika ibyiza wakoze. Noneho hakaza marayika murinzi noneho ushinzwe kurinda uwo muntu. Ukora ibyaha undi akandika, wakora ibyaha ibyiza undi akabyandika, ariko bakemera ko habana marayika wa gatatu urinda iki umuntu. Iyi niko babyizera. Ariko icyo twemera nuko nabo bemera ko marayika murinzi agenza gute abaho, nabo nuko babyizera. Mu myizerere kandi iyo myizerere niyo bita mu akibati. None mu myizerere ya Gikristo n'iya Kiyuda twemera ubwoko bubiri bw'abamarayika. Tunasoma mu byanditswe byera, twemera ko umuntu agira marayika murinzi, uwo bita personal protector, guardian angel, marayika murinzi. Tukajya n'uwo bita general defender cyangwa se archangel Michael, uwo tumwita umutabazi aho rukomeye, marayika Michael. Mwese murabizi mu byanditswe byera, turaza kumubona ibyo mu kanya. Marayika Michael mutekeza karinde ni Yesu Kristo ubwe. Burya ni marayika, ni umwana w'Imana, ariko bitewe n'ubutumwa agiye kujyamo hari igihe yambara ishusho y'abamarayika akaza nka marayika agatabara rugenje gute rukomeye. Kandi mu isomo twasomye ry'urufunguzo batubwiye ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakura mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Ubwo ni uburinzi Imana dusezeraniye. Iyo tuba mu by'Imana tukaba mu murimo wayo, Imana iraturinda kugira ngo tudakubita ikirenge ku ibuye, tudapfa tutarasoza inshingano zatuzanye muri iyi si. Niyo mpamvu iyo bagutoreye inshingano zera, nuko byaba kuyobora itsinda, jya ubyemera, kuko iyo uzemeye ukazikora ukunze, hari uburinzi budasanzwe Imana igushiraho kugira ngo ubanze usoze izo nshingano. Nubwo uzita ntoya, ariko sinaho kuko nizo gukiza imitima, ntabwo ari ntoya. Niba ugiye muri korari, jya muri korari ubikunze, ukora inshingano uzikunze, kuko wemeye kuba umuririmbyi, hari uburinzi budasanzwe Imana igushiraho kugira ngo udakwita ikirenge ku ibuye ugapfa utarasoza izo nshingano, kuko hari ukuririmba abantu bakihana iyo ubaye umubwiriza. Ariko abakuru b'itorero by'umwihariko abapastori bagira uburinzi budasanzwe, ntabwo mushobora kubyumva, bagira uburinzi budasanzwe. Iyo mutowe, iyo Imana iduhaye inshingano, Imana iza mu miryango yacu ikaturinda uburwayi. Nose ni murwayi ntuzatanga amatangazo ebuye. Hari ukuntu Imana iturinda. Muzarebe neza, muzakore evaluation neza, murebe abakuru b'itorero mwatoye, murebe muri uwo mwaka mu bevariwe abarwayi ni bake, nabwo Imana ibibyeme kubw'impamvu runaka. Ariko ntabwo turwara da, twarwara gute se turi mu nshingano? Oye, Imana igomba kuturinda kugira ngo izi nshingano tuzikore neza. Nubwo warwara birashoboka si igitangaza, ariko Imana ibizi impamvu ubwo bwawe bikugezeho. Hari igihe nabwo ari ikiza kikugezeho kugira ngo Imana ikwigishirize ku gitanda, ibyo si igitangaza. Ariko Imana idushoboza uburinzi budasanzwe kugira ngo dusoze izi nshingano. Niko Imana yabivuze ko izadutegekera abamarayika bakaturinda. Buri mwigishwa wa Kristo wese yagenewe marayika wo kumurinda. Abo barinzi bo mu ijuru bakingira abacyanutsi imbaraga z'umubi. Ibyo na Satani nawe yarabizi kuva kera, azi ko Imana irinda abantu bayo kuva kera. Niyo mpamvu igihe Imana yahoraga na Satani, maze Imana yamubwiye ati, ese utegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyumvira? Maze Satani amusubiza ati, none se ugira ngo Yobu yakubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda se ukamurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze? Siko yamusubije? None se utekereza ko iyo Mana yarinze Yobu gute? Ni bande barindaga? Ni abamarayika. Imana yamubwiye iti rero genda umugerageze. Satani nawe abwira Imana ati, nkuriraho bari abamarayika wamushizeho bataza kundwanya. Nicyo gice bya Imana yakoze, bakureho gatoya. Imana iti ndabikwemereye, ariko ubugingo bwe ndabukujije. Marayika murinzi bazakomeza kontrol kugira ngo utaza kumukumbanya adahari. Imana iramurinda. Ibyo na Satani abizi neza ko turinzwe, azi neza ko uburinzi bw'Imana butubaho. Uburyo Imana irinda abantu bayo bwavuzwe n'umunyazaburi muri aya magambo ngo, marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kuko atabamwubaha akabakiza. Nuko kuko bigenda. Abamarayika batumwe gukorera abana b'Imana, bemererwa guhora imbere y'Imana ibihe byose, kandi batanga raporo y'uko umurimo wabo bagenze. Batanga raporo, buri gihe batanga raporo.
bakajya mu ijuru bagatanga raporo. Kandi mahoro baranditse ngo mbese abamarayika si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abamarayika ni twebwe bakora, twebwe abazaragwa agakiza. Ni imyuka ikorera Imana, ni intumwa z'Imana Imana yohereza kugira ngo baturinde. None rero ubwo abantu b'Imana bugajwe n'imbaraga z'ubushukanyi n'ubucakura bw'umutwaro w'umwijima utagoheka, bakaba banahanganye n'imbaraga z'imyuka mibi yose, bafite ubwishingizi butajegajega bwo kurindwa n'abamarayika bo mu ijuru. Ubwo bwishingizi ntibwatanzwe kuko butari bukenewe, twari tubukeneye. Dukeneye abamarayika kuko twe nta mbaraga dufite, nta mbaraga dufite. Umubu urakurya ugahita upfa rwose ukaryama. Uwo muntu utamuha uburinzi si byagenda gute? Umuntu urumwa n'umubu akantu gatoya katapima n'amagarama, utasha no mu kiganza ngo ugendanye ngo uvare ikintu kugendana agapfa. Umubu ukica umuntu, uwo muntu akeneye uburinzi. Niyo mpamvu Imana yahisemo gushiraho abamarayika. Mu myizerere ya Gikristo rero ndetse no mu myizerere itandukanye, twemera cyangwa se abantu bemera, isi yemera ko hari ubwoko burindwi cyangwa se hari abamarayika bakuru barindwi. Ndaza kubabwira abo twebwe twemera, tunasoma no mu byanditswe byera, ariko njye no mu yindi myizerere mbereke abamarayika barindwi bakuru bemera ko babo. Mani magambo ko abamarayika bagabanijwe muri iyo mitwe irindwi, ariko buri mutwe ukagira marayika uhagarariye. Kaduhere ku byo twebwe twemera. Marayika wa mbere twemera, abamarayika bakuru bari bita les archanges. Iyo dutegura ibibwirizwa, iyo dutegura indirimbo tuzihimba, iyo dutegura icyo tuzabwira abantu b'Imana, atwungura ubwenge. Araza akavuga ati ibi bisobanurwa gutya. Hari igihe ugwa ku isomo ugashaka igisobanuro ukakibura, ariko mu kandi kanya ukumva igisobanuro uracumvise. Burya ni marayika Gaburiyeli ngo abageze akaza aje kutwungura iki? Ubwenge, nk'uko yabikoreye Daniel. Mwibuke nanone muzabisoma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 11 gukomeza 12, 13 na 19. Yita ku babyeyi bafite ibibazo mu gutwita, ukubyara n'ibibazo by'imisha nabibabwiye, mwumva ukuntu byagenze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Uwo ni Zekariya. Amubonye arikanga, ariko marayika aramubwira ati witinya Zekariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Uwo ninde? Ni marayika nde? Gaburiyeli. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwita nde? Yohana. Aramubwira ati, marayika aramusubiza ati ku murongo wa 19, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo ngubwire ubutumwa bwiza. Nuko guko yamubwiye. Muruko ko rero yita no ku babyeyi batwite. Buriye mutwise marayika Gaburiyeli abahari. Iyo mubazwa n'inda abahari akavuga ati ihanganira ibise, nyuma yaho uzaseka. Nuko bigenda. Ariko n'abatabyara ntaga batererana, nababitaho akabahumuriza. Muri mwene Siraki baranditse ngo igice cya 13 mu 3 ngo gupfa bicike biruta kubyara bahakanye. Niko babyanditse. Rero arakubwira ati humura, ntabwo ababyaye ari bo bazabona ubugingo buraho bonyine, nawe uri umwana wanjye, kandi ikiruta byose ndagukunda. Nuko ugahumurizwa. Niko hano muri mwene Siraki babivuze ngo gupfa bucike biruta kubyara iki? Ubura kugira ngo uzabyara abana bazarimbuka ukajya mu ijuru wenyine ubasize muri iyi si, waba uri ingumba. Iyo tubyara abana bacu dutegetswe kubarera kuzageza tubamuritse mu bwami bw'Imana. Ariko kugira ngo ubyare abazahakana amahame y'itoro bagahakana Imana, uri kubireba ibyiza wapfa bucike. Uko babyanditse. Dufite marayika wa gatatu bita Archange Raphael. Uyu we ntabwo twebwe nk'abadivantisi umunsi wa karindwi ntabwo tumufite mu byanditswe byera, ariko muzabusoma mu gitabo muri Bibiliya ntagatifu, mu gitabo bita Tobiti mu gice cya 3 umurongo wa 7 akazi yakoze. Uyu mumarayika bamwita ngo ni marayika ukiza indwara. Iyo abantu barwaye bari mu bitanda ngo ni marayika utakiza indwara, ni marayika urinda impanuka, niko bamwise. Kandi ni marayika wirukana abadayimoni. Cyagiye baba bari gusengera umuntu ngo abadayimoni bamuvemo, uyu marayika bita Archange Raphael ngo aba ahibereye, maze agakoresha imbaraga kugira ngo uwo dayimoni ave mu muntu. Niko abakatolika babyizera, niko babyanditse. Hari indo bita Archange Ariel. Uyu Archange Ariel
nawe afatwa nka marayika uyobora cyangwa se utegeka isi, utegeka amazi, agateka ibyaremwe by'umwuka, ndetse agategeka icyo bita urusobe rw'ibinyabuzima. Buriya iyo duhinga imyaka, warangiza nyuma y'amezi 3 ugafata n'isuka ukagenda ngo ugiye gucukura umwumbati, hari icyo warakoze kugira ngo umwumbati ukure? Warangiza uteko si imyumbati ko yatubye. Iyo ubonye siramaze, hari numwe se wakujije? Imyaka yakuza shima Imana. Marayika Ariyeli rero ako nakazi ke. Hari undi bita marayika, iri zina rya marayika Ariyeli muzarisanga muri Yesaya igice cya 29:1-2 kugeza ku 7. Niho n'abayuda, n'imyizere y'abayuda niko babyizera, niho barikomoye, nubwo atari byo bivuga neza, ariko niho iri zina barikomoye. Hari marayika wundi bita Arikanje Jofiel. Uyu marayika Arikanje Jofiel bavuga ko ni marayika ushinzwe guhanga udushya, ni marayika ukangura ubwenge bw'abantu. Murebe aba bantu bashushanije ahangaha, bavuga ko marayika Jofiel cyangwa se Arikanje Jofiel ni gutanga ubwenge bwo kumenya gukora ibi bintu. None ikibazo ni iki ngiki, ibyiza Uwiteka yangiriye byose nabimwitura iki? Nazana iki nk'igitambo cy'ishimwe cyakwemerwa n'Imana ari kwishimira uburinzi bwayo? Uburinzi bw'Imana ntibugira akagero, ntacyo twabona twakwishura. Abamarayika baturinda ni intumwa z'Imana zahawe iyo nshingano, baturetse gato nta wabaho, nubwo tutabarebesha amaso, ariko imirimo yabo iragaragara. Twakira uburinzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Reka turebe abavuga ngo dusobanukiwe n'uburinzi bw'Imana, dushaka kwishimira, dushaka no kwegura imitima yacu mushibe ibiganza hejuru. Nuko katurebe abashitsi bavuga bati natwe uburinzi bw'Imana turabusobanukiwe, turashaka kwishimira, baze tubashyire mu isengesho hano imbere, batambuke baze tubasengere by'umwihariko. Ariko natwe ubwo nibaza turahaguruka natwe twese dusengere hamwe, cyangwa se mwigire hejuru maze dusenge. Abashitsi bashaka ko tubashe mu burinzi bw'Imana mutambuke muzana imbere, tubasengere mu izina rya Yesu. Mwese mwigire hejuru kugira ngo dufetekanye mu isengesho, dushimira Imana uburinzi budasanzwe idushiraho. Abashyitsi bo by'umwihariko ndabamagaye baza bakuritora babafashe, maze baza hano imbere tubasengere by'umwihariko. Data wa twese uri mu ijuru, muremyi wacu kandi mucunguzi wacu, turagushimiye cyane, izina ryawe rigira rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo twitaho, ntagiye na kimwe kirengagizwa kidufitiye umumaro. Twabayeho mu bihe bitandukanye, tugatekereza ko ari uburenganzira cyangwa imbaraga zacu, ariko uyu munsi dusobanukiwe n'umurimo ijuru rikora ku bwacu. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uturinde kubabaza umwuka wera, uturinde kubabaza abamarayika badushyiriweho kuba abarinzi, uturinde kubabaza Imana yacu. Uduhe ko kwiyegurira burundu, kugira ngo ku iherezo rya byose twe n'ingabo zo mu ijuru tuzasangirira imbere yawe. Buri mwana wawe uri imbere yawe ukwiyeguriye umwakire. Buri wese ufite icyo akubwira mu mutima we, umwumva uri mu ijuru umubere igisubizo. Tuzi neza ko hariho imitwe y'abamarayika myinshi kuri buri ngingo yose itureba, dufite abatwitaho. Uduhe natwe kwita ku bandi, uduhe kwita ku bugingo bwacu bigishoboka, kandi uduhe kwakira irarika, uturinde kwinangira imitima. Abagaragu bawe n'abaja bawe baje ahangaha imbere by'umwihariko, bari abashyitsi ku by'amasezerano yawe, turakwinginze ngo ubagirire neza, ubahe umugisha wo kurushaho kukumenya. Yesu ye kuba umushyitsi muri bo, ahubwo abo mwamuganje. Ubakemurire ibyabo, ufite icyo kwingingira mu mutima we umubere igisubizo. Ubarindire imiryango, ubarindire mu itorero ryawe, ubarinde umubi, ahubwo marayika w'Uwiteka washyiriweho kubabera umurinzi abarinde muri byose. Tugushimiye ko wemeye ko tubana nabo uyu munsi, ariko tunagushimiye ko tuzabana nabo mu bwami bwawe. Tugushimiye umwanzuro ufatisha buri wese,
tugushimiye icyemezo mvajuru kirafatwa na buri wese kugira ngo tuzabe nabo mu bwami bwawe. Ubarindire mu byizerwa, ubahe kumvira ijambo ryawe ku murongo ukwiye, mu izina rya Yesu, amen. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho, wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza, numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili ry'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo. Ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba. Naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane, nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. Sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire. Imama mazeko Yesu